ekipe ya Manchester United ni ekipe nibyo umutoza Robin Amorim bitakunze, ariko iyo urebye muri karite z'abakinnyi yaba abo ba Mateus Cunha, wareba Benjamin Sesko, wareba Bryan Mbeumo, wareba Madi Diallo burya arahagaze, wareba Casemiro w'umwaka ushize sirito muri zo za Europa na Bruno Fernandes, imibare itarigeze igabanuka, ukabona uko byagenda kose ntabwo wakuraho ko hari uburyo abasore Manchester United ifite bageragezaga n'ubundi gukora, navuga ko ari imibare myiza cyane ariko muri system igoye. Nyuma yaho rero Michael Carrick aje, ya mikino igoye yatumaga abakinnyi bagorwa no gutanga resultat, rimwe na rimwe banazitanga ukabona zigerageje gusunika equipe. Ko turavuga Manchester United yaragize performance idasanzwe muri Europa League impeccable, yo baramuka batwaye igikombe batsinze Tottenham. Ntekereza ko Robin Amorim byashoboraga no kumugurira igihe wenda na cyagiye bamwirukanye bitagenda neza, bari kure konesa wenda icyo yakoze. Ari gukina Champions League, yari gukina Champions League, ariko muri ya mikino irigoye nyine wabonagamo nyine kakanu kubona Bruno ari kure ya yizama ariko aragerageza kuhakorera amasiste, ukabona Casemiro wo muri ya sezishize aracyasunika, ukareba ukabona witwa Bryan Mbeumo arabikora, biragoye ariko arabigerageza, wareba ba Madi Diallo ukabona nuko bimeze. Rero Michael Carrick azani niyo mpamvu resultat zitamugoye cyane, nuko abakinnyi nyine bari beza, ubwo ari uko umutoza Robin Amorim uburyo bwo kubabyaza umusaruro bwuzuye yari yarinangiye umutima. Rero iyo cyo kintu gihari kuri Michael Carrick, ukaza abo bakinnyi ukabaha ubwisanzure na freedom mu buryo bw'imikinire, umuntu bisangamo wari umukinnyi ejo bundi, unaba iyo freedom kenshi twakunze uburyo inkuru zivuye Manchester zinavuga cyane cyane ku nama z'aba ba grand joueur kenshi bakunda gukorana mu buryo Gary Neville, ariko ngo muri kumwe mu Manchester United ikwiye gushaka umutoza mwiza ngo utari Michael Carrick urenze Carrick. Oya ngereka mbabwire bro, Manchester United duzi impamvu nindi wenda nashyiraho sibyo nari ndimo ngarukaho. Manchester United si equipe yubakitse mu buryo bwa kinyamupira hejuru aho mu buyobozi. Kinyamupira ushatse gusobanura gute? Aha, tuvuga ngo Manchester United iyo tuvuze kinyamupira buri departement yose kabirimo umuntu umerita kuyibamo, ariko yaraba yubatse inzego kandi zirimo abantu. Reka nkwereke Sami ahantu bitarakunda, ari naho hagiye haza ikibazo. Bajya kuzana Dana Schroff bavugaga yuko umwanya we uhari bawumushyizemo, azakora akazi afite ubwisanzure muri buri kimwe, akaba ari udesida cyane cyane ku bintu bya kinyamupira akabibazwa. Murabyuka Manchester United binabahenda kugira ngo bamukure muri Newcastle. Nturizajyanywe n'iki? Dana Schroff arakubwira ngo inama zabaye zirenge 2-3, asanga ari Sir Jim Ratcliffe, ari Omar Berada na mwene datu yu Sir Dave Brentford. Akavuga ati kandi nkasanga ni inama ziri decisive cyane ku bigendanye na equipe yo mu kibuga. Ubwo umuntu yabakora iki? Inama bakoraga zafataga imyanzuro yagakwiriye kubafata. Aha, yakabaye reka waranavuga ati reka ndeke no gufata imyanzuro, ariko si igitekerezo cyanjye kizahabwa agaciro ryahabwa nticyanumvishwe. Wumvishe nticyanumvishwe. Ari naho rero bahitaga bafesinga Robin Amorim, bakumva ibitekerezo bye bo bakajya kubisesengura hejuru. Kandi nureba neza no muri iyi groupe ya Sir Jim Ratcliffe, urasa Dave Brentford yarashinzwe imikino yose izo za muri ni Formula 1, bari bafitemo equipe, muri ugasanga nizo zari ni no mu magare bagiraga equipe ine hose. Uwo muyobozi w'iyo sport birumvikana ko yari ahedinze izo sport zose, umupira w'amaguru niyo mikino yindi. Uyu munsi ni ushaka ko none abimpuguke mu bigendanye n'umupira, kandi no muri ya kipe yabo ya Nice bari bafitemo abanyamupira, ahubwo baha raporo nde Sir Dave Brentford ko Sir Jim Ratcliffe undi yabaga yegamye ni umuherwe nyine ushora abakozi mu kazi, icyo areba ni performance zabaye mbi muri irukanwa terekemo abandi. Ariko bageze muri Manchester
kubera pressure bajeho, kubera iyo ratio kugira ngo bahite bashyire equipe ku gasongero binabaha amanota, na cya kintu cyo kuvuga ngo ntabwo aribo bakabaye bayihabwa, ari ikeneye abandi banyamafaranga barenze bo, ibintu barabyegera cyane babijyamo cyane, bituma witwa Danashof batanze amafaranga kugira ngo Newcastle yemere kurangizanya nayo ku masezerano yari afite yigendera. Ikikwereka ko ayo makosa bayakoze bageze mu isoko muri Mercato, bya bintu babonye ko batabyishoboza, aho kugira ngo bajye kuzana data analysis ngo ibafashe muri Mercato, ko twabonye icyo yakoreye Chelsea, abakinnyi nka 5 ku mwanya umwe, abakinnyi ubona batakwiriye kuba baza, abakinnyi bacucitse mu myanya kandi banganya ubushobozi, byatumye Chelsea kenshi bamwe igenda ihita inabarekura. Nicyo data analysis yabakoreye bakihagera ba Tudi Boy na ba Degbari. Rero Manchester mu buryo bwo gukosora amakosa byibuze bazanye Christopher Vivere, kandi kuko mukuzana Christopher Vivere wavuga ko muri Mercato perfect yabafashije. Ya Christopher Vivere nawe wakoranye na Chelsea niwe warakoranye na Chelsea irekura data analysis, arakoze cyane kuba bava muri byo bya data analysis. Babonye ko data analysis urayibwira ngo nkeneye Samir w'umudribbleur wenda ukina gutya na gutya, agahita bicara mu mibare bakare bajya mu mibare, kuko batari kudufite Aderari ugaragaza ko yakoze ibintu, ugaragaza ko wakoze ibintu na Mbappe na Rigani, abo batatu muhitemo. Tudakavuga atereka nkuremo babiri yakoraga nka AI we yarameze nka mutozo wo mu Burusiya waritoreje kuri ChatGPT, yarandikaga muri ChatGPT ki Todi na Baida dabati urugero ryabaye, ntabwo abonye ikipe yerukanye umutoza yakoresheje ChatGPT. Mwari wagiye cyanga Barca bagahita avuga ati ngo best way of stopping Pedri, ikamusubiza agahita avuga ati nepoye ChatGPT yanyeretse ngo ni wowe uri mu mukwati abati ChatGPT yambwiye ngo numusiga n'intambwe. yarameze nk'abatamu twiganye yarameze nk'abatamu twiganye bajyaga bakoresha Google mu kubaza ibibazo mu gukora assignment. Mwarimu agahita bahagurutsa ati jya gupresenta mu gicuku. Ni umutaramu witwa Lola Have, akaba yaratozaga ikipe yitwa FC Sochi. Ngo yakoresheje ChatGPT baramwirukana, umugabo amaze kumenya ko batsindwa. Ndi sabihoze ko ne chat se yabaga imeze. Ejo bundi tukiga ari nk'ukuntu nka lecture yabaga nka assignment, ati mu ndebere ku bintu biri gutuma itangazamakuru ridatera imbere mu Rwanda, ukaba wikojeje AI. Kera kubwiye ati ibintu bya language barrier, ibintu by'intambara muri Afrika, iyo nyine yatagifata Afrika muri rusange, akaza akakubaza se language barrier iba mu Rwanda ni iyi, ko dukoresha ururimi rumwe byakabya tukazanamo nk'icyongereza. Yatagigenda ikagufatira nka stade yakozwe nko muri za Kongo, usanga bavuga nk'indimi nkenye 5, ikagenda igahita ibisanisha no mu Rwanda, cyangwa igahita ikubwira ngo mu Rwanda hari intambara zibamo, kuko abo hanze bayikoresha bayitegeka bo bayiha ya shusho ya Afrika. Barabizi ko Afrika habonamo ibibazo, intambara. Ese akakubaza intambara ziri mu Rwanda nizi ni nk'ibyo nyine nibyo wenda iyo Manchester yakora. Iyo mutaramu gatozaga ikipe yitwa FC Sochi bakoreshaga AI. Roberto Moreno rwose urumva rero icyo nari ndimo nsoza kuri iki kintu twavugaga. Urumva niba Christopher Vivere yaraje akaba yagira icyo afasha ikipe ya Chelsea, abantu banamwibuke muri Red Bull Group, buriya n'umwe mu bagabo izikipe za Red Bull Group, za Red Bull Salzburg, za New York Red Bull, za Bernard, aba bakinnyi ba Sesko, aba bakinnyi bari babanje Haaland, ni product na Sadio Mane, ni product za Christopher Vivere. Ijyari ni kirero. Urumva Manchester United baje kwicara babona ko bakoze reri mu kutumvikana cyangwa mu kudaha umwanya Danashof. Buriya banavuga ko kudafata umwanzuro kare kuri situation ya Robin Amorim ari uko Danashof atigeze abihabwa mu biganza ngo abisesengure nk'umunyamupira, ahubwo bamwegereza abandi. Ko niba mwarabibonye
uziko Manchester United yari yaragumishije ba Darren Fletcher muri za nshingano n'ubundi zo gufasha muri buka Manchester United bashyira ba Darren Fletcher mu myanya ngo aba technical director, ukibaza umuntu kiva mu kibuga wari uri mu bato nabwo akimenyereza aribwo akibitangira ya heading ikintu cya technical director. Iyo Manchester United wabwira umufana technical direction technical direction ukumva ko ari umuntu waba wizeye ko ari icyo azaguha, si byize naryo umuntu wagukiniye ugiye gushimira. Manchester United wabonaga iri mu mujyi wo ngo tubashimira ibyo bakoze ngo ni abana ba equipe. Babibonye ko Christopher Iveri yabafasha baramuzanye kandi ubona ko Mercato ya Manchester United yagenze neza, hari icyakozwe kandi ubona kiri gutanga abakiye baguzwe bose bari gutanga umusatiro. Turimo turavuga Benjamin Sesko nk'igitego cya nimugoroba ni isoko ryo mu kwa munani, ni isoko ryo mu kwa munani. Matheus Cunha yazanye awa Brian Mbeumo wa Sesko arawutsinda, zengo ni isoko ry'ukwezi kwa munani ryatsinze match ni bivuga ngo uwo muntu waje nk'ikiraka barayibonye ko akwiriye akazi niho akaba yakora akazi. Ariko nanone aba bagabo babongereza n'abanyamerika kubera gukunda ifaranga biragoye ko bajya kure y'ibintu byabo. Faranga uri kumva bo ni ba bantu bifuza byinshi babona kuruta ibyo bashoye. Amakipe bayafata nk'ubucuruzi, bashaka inyungu ziza buri mwaka. Bitandukanye n'abanye bitora kubwira ati twe twateguye miliyoni nka magana, cyangwa se nk'abandi baherwa bavuga ati equipe ntabwo yahita yunguka, baravuga ati twategura umushinga w'imyaka 5 tukazabara izo dividend mu gihe cy'imyaka 5 twatubureka tubanze twinvestise hanyuma twubaka ikipe ikomeye izaduha umusaruro mu gihe cy'imbe ya ese. Rero niho hantu mvugira ngo ese Michael Carrick uko tumuzi wari umaze iminsi adafite akazi, ni wa muntu wajya mu maso y'aba bagabo nababwiye batataka bacarenjinga akabwira ngo nubwo rezilita zagenze gutya isezo mu mpaya amasezerano ndabashakamo abakinnyi 5 kandi bo muri class ya mbere. Ubishano bafana toza Manchester United bajyaga bagwa nese bafana gari baguye ntibagezo bakajya hanze bakabivuga ba Mourinho bajya vuga ngo ni equipe baba bagege ni pressing. Arakora ati kumeza ngenda kuzanira umukinnyi nka Sadio Mane ukambwira ngo ninjye kuzana umukinnyi muri Everton. Uri kumva ariko cyangwa icyo ngicyo mbona kizahinduka nyine. Impamvu impungenge ziza kuri aba bakaraga bavuga ibi bakaraga iyo Manchester United bayisesenguye imyaka barakubwira bati n'ahandi abantu bahora bro Manchester United kugira ngo ijye muri uyu model uri modern abantu buri mwaka avuga ko bizahinduka bikagenda gutyo. Ijari ni ikirero ni nazo nge mpungenge mfite wenda umwaka ugiye kurangira hari wenda no kugaruramo Christopher Iveri hari icyo wenda byeretse aba bagabo ko bakeneye abanyamupira akaba aribo bafesinga izo nshingano n'ibyo bibazo nyine by'umupira nyine gukora abanyamupira. Ariko nkagarukira akantu kamwe kuri Carrick ari naho navuze ngo ntabwo igihe kiragera cyo kuba nge nakwemeza yuko ni naho nge ndi ntabwo nabyemeza ngo habwe amasezerano ko navuga ngo ntabwo igihe kiragera. Haracyarimo amanota make hagati ya Liverpool na Chelsea ko Manchester United na 3 na Liverpool ni irusha urumva na Aston Villa iri imbere harimo 2 naye reka ubwo dukeneye kuzareba situation uko iteye. Icyo nge nasoreza ari none navugaga uko Manchester United yasoza sezo kuko ubukino Carrick asabwa no kurangiriza mu myanya ine ya mbere. Carrick ari n'umutego yateze aba bagabo bo muri Manchester United ahabwa akazi. Yanze kugendera muri uwo mujyo ngo ni ba Fletcher ngo ni ba Johnny Evans ngo reka tujye no kugarura wenda undi muntu waherukaga muri Manchester United. Burari ibintu bajyaga bibwira umva uburyo Manchester United yubakwaga kuri kurubi icuritse, urazana umutoza mushya nka Giggs ugashaka ko ngo abakiva mu kibuga ngo bamwunganira ngo baba batoza bungirije 4 ukumva ko ngo kuba ari benshi ngo kuba ari benshi ngo barafatanya insingano ngo ikinaniro umwe n'ikinaniro undi ngo bafite na yaje ariko washaka cya kintu cyitwa experience ya bagage nini y'abantu bungirije uwo mutoyo uzanye ugasanga nticyatekerejweho. Ariko Michael Carrick we yarakibatsindishije batakimu propose yabwiye ngo nkeneye umuntu nka Steve Holland, nkeneye umuntu nka Jonathan Woodgate, ariko dukeneyemo n'aya maraso mashya y'umuntu ari hafi ya Manchester United vuba ariwe Johnny Evans. Mwabonye ishusho ya Manchester United kuri touchline ku munota 82 wangumye mu mutwe Sami
kari kagaranye na Woodgate na Steve Holland na John Evans bose yabegereye yavuye handi hafi yaho bamwemerera cyangwa se yemerewe kuba ari we wenyine yegereye noneho bose babemerewe guhagarara bakaraga ibitekerezo aribwo bakoze sabu yande ya Nuzayiri Mazirawe. Yego mwabonye igihe byabafasha kugira ngo baganire kuri sabu ya Nuzayiri Mazirawe ni igihe kinini kuko hari option yo kuzana Manuel Ugarte ugakuramo Kazemiro, iyo option yashobokaga. Hari option yo gutekereza kuzana n'abandi ba defenseur nayo yashobokaga yo mwaxiare mbere yo kuzana Nuzayiri Mazirawe, wenda bagaswitchinga kamera nk'abagiye muri defense 5 batatu b'abaxiare principal n'aba fullback babiri bakina babegereye, ariko barareba basanga bakeneye umuntu nka Nuzayiri Mazirawe. Turaza kubigarukaho nibyo wabaha izo service z'umudefenseri, ariko no muri cyagiye batwara baro ngo bajye gutamporeza mu rubuga rwa adversaire Everton, uwo muntu waba yabafasha kugumana baro ntabwo yaba umwaxiare, kuko umwaxiare ntiyava muri wa mwanya we ngo ajye gushaka uburyo ashafasha bagenzi be gutamporeza mu rubuga rwa adversaire, urumva yaba yataye umwanya. Iyo sabu babanje bayiganiraho. Indi sabu baganiriyeho niyo kuzana uyu mwana wavuye muri Arsenal. Icyo nshaka gusobanura ni iki aka kazi bari gukora bagafatanyije resulta ziri kuvamo umwaka w'imikino warangiye bari perfect, nibyo ushobora kutabaha amasezerano nk'ayo waha Luis Enrique wamubonye, ushobora kutabaha amasezerano nk'ayo waha Oliver Glasner, kuko hari impamvu aya mazina ari kugaruka ya Oliver Glasner. Kazi ka Christopher Viveri mukibuke nababwiye nimunareba neza cyane ku kintu cyavuzwe mu gutekereza umutoza kuri Manchester, izina Christopher Viveri barisurinyeho kuko ngo bashimye akazi yabafashije muri sama, barashaka nk'umunyamupira bizeye kuba banamuha akazi ko gushungura akagira timu ngari bamufasha kubiri kumwe nawe bitaba bya bindi by'umutwe umwe wifasha gusara bamwegereza abandi banyamupira. Niyo mpamvu amazina ngo Oliver Glasner bakoranye mu Budage, azi mu Budage atoza Frankfurt nawe ari muri Red Bull muri RB Leipzig. Yego murumva hakagaruka Luis Enrique nayo nk'umuntu munini haragaruka ryasina rinini uhinduye amateka ya Paris. Mwumve aya mazina manini ari kuzamo, nuko nanone bashaka kureba ngo SS ziramutse irangiye bigaragara ko tukibadutaho ntabwo twakabaye dufite abandi turi gutekereza. Izo nizo mpungenge, nicyo nge nise ngo turacyafite igihe cyo gutegereza, ntabwo wahita udesida kakanya. Kimwe hagati ya ATM na Club Brugge mu kanya gato cyane Alexander Stroll yabanje igitego, ariko kipe ya Club Brugge igiye kuruhuka yishyuye minota 40 nibo bagezeho. Kipe ya Club Brugge igishota bikanga bakakuramo ku murongo. Reka tugaruke ku mukino wa nimugoroba. Everton mu rugo corner 10-1 ya Manchester United. Amashoti yatumye n'abafana ba Manchester United bibuka ko Seny Lamens yabakishije agahinda baterwaga na Andre Onana. Manchester United gukina rimwe mu cyumweru, none yari maze ibyumweru bibiri dakina, bisa nkaho yari imeze nk'ivuye muri pre-season. Urabona ko nyine biri kuyifasha cyane ko icyo bintu cya mbere bafasha ubona baza bafite fresh legs. Baza nyine baruhutse, yaba ari mentale yaba ari côté physique, ubona nyine bari tayari. Ariko Sami, ngiye hari ikintu cya mbere nabonye kuri match ya nijoro, Manchester United kuyiha umupira ga possessinga cyane isa nkaho itarabimenyera. Ntabwo yabyubaka mu cyumweru kimwe. Ibyo bintu nyine ntagira bimenyera, ntabwo yabikora mu kwezi kumwe. Urumva nibwo karika cyiza, icyo yababwiye no gukina ibintu byoroshye, ibyoroshye bashoboye kuruta ibindi no kugumana umupira bacungana na adversaire, yaza bakawutanga kwa Bruno Fernandes ufite ubushobozi bwo kuwutanga agakoresha umuvuduko wabo bakinyi b'imbere yaba Bryan Mbeumo na Amad Diallo bazi kwirukansa umupira kandi bakabubyaza umusaruro. Ibyo binari nako babonye mu gitego. Urumva urebye match zatangiye kubagora. Match ya mbere yabagoye iruka kari match ya West Ham. Ni ikipe ya West Ham yarajira bareka ibarekera possession kubera ko nyine batabimenyereye ibyo bintu, kandi ikipe yakurekeye possession contre attaque ziragabanuka, ahubwo ikipe yakurekeye possession mu gihe ibonye uwo mupira
nibwo ikora counter attack nyinshi. Ni nacyo ikipe ya Everton yari yakoze, byabaye ngombwa ko irekera possession ikipe ya Manchester United. Ari nayo mpamvu twabonye Manchester United iri kugira possession iri hejuru, ko byaje kurangira n'ubundi ifite 52, ariko urebye possession nyinshi ikipe ya Everton yayigize mu gice cya kabiri, ko yari yamaze kubona ko bishoboka, kuko Manchester United nta kintu kiri dangerous yari iri gukora. Niho hantu wabonye ko ikipe ya Everton netangiye gupossessinga, none itangiye kuryoherwa, abari bwo Manchester profita itangira gukora ama counter attack. Ari naho havuyemo igitego cya mbere, ari naho havuyemo indi counter attack ya cya gitego Sesco n'umundi yarasa ari 1-on-1 n'umuzamu. Kuko urebye ikipe ya Everton ni ikipe urebye uburyo yari yaranje, ifite block, yarakoze block nziza pe. Urebye inyuma block inyuma irimo Marco Keane, niza kunganya ari kuba man of the match, ari kumwe na Taiko Whisky yakinnye neza cyane, ari kumwe na Brentford wenda bari bamuzanye kuri gatatu, ugashyiramo na James Garner wari kuri kabiri. Nta kindi kintu yakoraga no kugarira, bagahita bagira mediane yabo nziza yatumye tutabona ya mediane ya Manchester. Ubwo ni Idrissa Gana Gueye afite n'uyu mupeti wavuye muri za Aston Villa witwa Irognam, wavuye muri za Aston Villa. Urumva urwo rukuta bari bafite hagati mu kibuga, urufata uyu mupeti waciye muri za Everton, n'umupeti ufite ubushobozi bwo kuba yakina nka defensive midfielder, akanakina na box to box. Ubwo urumva bari bafite n'abawenga bakomeye barimo n'uyu munya Senegal. Ubwo Idrissa Gana Gueye yo yagendaga, umupeti yasigaraga, umupeti yagenda Gana Gueye agasiga. Kandi turi kubona Gana Gueye ufite forume zidasanzwe. Gana Gueye kuva inose yatangira n'igikombe cya Afrika no ameze neza. Ibyo bintu none kuri ya kipe ya Manchester yashakaga kubakira umukino wayo kuri possession, byatumaga noneho mediane idakora neza, ko bakoraga possession bagaherekanya kuva inyuma, ariko bagera mu gice cya gatatu cy'ikibuga kuri ya block ikipe ya Everton niho twabonaga Bruno Fernandes yabuze, tukabona witwa Mateus Cunha yabuze. Iyo possession niyo mpamvu twabonaga nyine nta kintu na kimwe wari kwimaza, ko block ikipe ya Everton yakoraga neza. Everton ahubwo yo yagiraga ikibazo front line yabo, murongo wabo w'imbere nta kintu bakora, bavunikiye Jabrilish. ako kantu ndamwunganira wo muvandimwe, ni naho ubundi rwazingiye ku ikipe ya Everton mu buryo bwo kutabona reserve. Ibintu byose babikoraga ariko ukabona uburangiza mwiza mu byabaye biba. Manchester United kwitwa Michael Carrick ubushize ananirwa match ya West Ham, hari akantu byasabaga ko yigiramo. Michael Carrick ajya gusimbura Robin Amorim, kimwe mu bintu byananiye Robin Amorim ni za match bigaragara ko zagashobotse cyangwa se za zindi twita ntoya, kandi nini ukabona Robin Amorim arimo araperforminga neza. Manchester United iyo yakinaga n'aya equipe manini, kubera ko guha espace zo gukiniramo, Manchester United ifite nayo makarite. Yambiye umuwi wagutsinda igitego mu gihe wamwemereye kumuha espace yagucengeramo, Amadi yagucengeramo, Mateus Cunha yagucengeramo, Bruno yagucengeramo. Abo bakinnyi bakaba bari bufashe Manchester United gukora resulta kuri match nini, twagiye tubibona. Ariko ahuye na FC Bournemouth itaguha izo espace, kuko Bournemouth irakora block nayo icungire ku ma counter attack, Manchester United ikazibura za espace. Bikarangira Manchester United kubera ko kenshi ku ngoma ya Robin Amorim itari na nziza muri deuxième ballon, uvuga ngo deuxième ballon ni ya ballon ya kabiri, ni by'aba defenseur bawe barayikuyeho, iragaruka muri cya gice cya mediane, ugasanga ni Bruno na Casemiro bonyine uri guhangana na equipe iri gukoresha aba récupérateurs batatu. Urumva ufite amahirwe yo gukina ballon ya mbere arinde, n'ufite aba mediateurs benshi, niyo mpamvu byagoraga Manchester rero ubushize ku ngoma ya Michael Carrick ejo muri kuri match ya West Ham, muri nacyo kintu babaye nkaho Nino akoresha. Mwabonye ko Nino yarunzemo aba mediateurs benshi yego kuri match ya West Ham. Usito bivuze ndajya guhangana na mediane ya Manchester United irimo key player witwa Bruno, kuko ukomoje ku ijambo Bruno ni nacyo witwa mwene data David Moyes ku mugoroba yakoze mu kubaka equipe ye. Defense yimaze kumenyera, ariko twibukiranye ko kabiri yari hazanye James Gana muribuka ko ari mu mediateur
yego niya mwana abonye imikinire ya James Gana mwabonaga yuko akina yegereye Idrissa Gana Gueye bakagira uyu musore w'umunyanigeria timu Iragubinam bakagira uwitwa Kenan Dewsbury Hall. Ese muzi ko uyu mwana wari wambaye nimero 15 Harrison Armstrong ari umukaseri nawe uzi icyo bivuze? Everton yari ifite abakinnyi benshi bakina muri icyo gice cya mediane byari bubuze Manchester United kwisanzura bagakina nyine bahererekanya umupira uva kwa Bruno byene ngo Bruno Mbeumo Bruno bya bindi nyine twabona Bruno Konya icyo kintu nicyo witwa David Moyes yabanje kwica arundamo abakinnyi uzi possession bakoraga nimwe bita useless possession Faransa bayita ni possession sterile ura possessing ariko nta kintu biri bugutanga urawuvana inyuma uze muri mediane ugera imbere ariko nugera mu kibuga mu gice cya gatatu imbere ya box no muri box nta kintu uri bukore urumva uzi icyo uzi impamvu Bruno nabura uburyo ujyana imbere uzi icyo ari bukore arahita ugarura inyuma nawe ugarura inyuma nyine murakora possession itagira ikimara itabyara umusaruro. Icyo kintu Michael Carrick kudeblock iyo situation cyangwa se kumenya uburyo ikora muri iyo situation byibuze wari bwerekane ko wabyigiye wafite isomo wabikuyeho kuri match ya West Ham. Ubu ni ryo somo ryari ku mugoroba Michael Carrick yari cyangwa se nicyo twari burebe ku mugoroba niba iryo somo yararyize ubwatakazaga inota kuri West Ham nyamara yari yaresuye ibigugu ku mugoroba. Rero Manchester United ari kintu namaze kubona kuri Michael Carrick gishobora kuzamuha amanota. Buri usanze groupe ufashe equipe nk'umutoza ntago waburamo amayere marembere n'ubundi bantu babonaga. Nese Tottenham muri tweet ya 16 ubusibuze mayere 3 wabwira umuntu ngo izi ngizi n'ubu ndacyazibona ziba ziri mazo zirimo nizo twavugaga no kuri Manchester United. Ahubwo icyo ureberwaho ese naba bandi bari hasi wabazamuriye urwego. Umva ikintu ubanza kureba mu kugira ngo utange balance cyangwa se uburinganire mu mikinire yawe ya equipe niba uri umutoza kugira ngo nagaragaze tushe ya urumva nureba neza Manchester United ku mugoroba hari uburyo abonaga ikini isufu ariko ukabona byibuze equipe yose iri mu kazi. Luke uramubona, Diogo darumubone, ubonere Niyoro waruje mu mwanya wo kubanzamo kuko kuva Michael Carrick yafata equipe nuri yari Lisandro Martinez na Maguire. Esere Niyoro ko agiye uzusimbuye hari icyo nawe nono uri bugaragaze ko azamutseho cyangwa umutoza hari icyo yagukozeho icyo abantu bari bakiteze ko kunyara ari Bruno na Bamadi Diallo na Mbeumo bose bari abakinnyi bakora. Ikibikubwira Manchester United no ku gitego yakoze wabonye aho Mateus Cunha atangiye pass yayihaye uze kureba uwatsinze igitego uzi ko ari we wari wegeranye na Mateus Cunha mu rubuga hafi rw'umuzamu wa Manchester United kuko byasabye kakora sprint umupira uvuye ku mudefenseur ujya kuri Mateus Cunha kora akoresha n'imbaraga mwabonye ko ari umukinnyi Everton ashatse kumujena arangije atanga pass replace uwitwa Mbeumo yasigaye 1 contre 1 usicyo byari birimo bisobanura kubera ko ikipe ya Everton David Moyes yabonye ko Manchester United iri gukinira inyuma cyane isa nkaho ikina yugarira bazamukira rimwe bakanagarukira rimwe yatekereje ko noneho we yabashyiramo abakinnyi benshi basatira arekurana babandi baba mediateri Everton isa nkaho iri gukinira mu kibuga cya Manchester United ari na ereri David Moyes yakoze bari banatangiye kubona amakuru kuko David Moyes ntago asobanurira umuntu buryo uri kujya kwatakisha ikipe yawe hafi ya yose kuri Manchester ifite amanota 10 kuri angahe ndako 13 kuri 15 siko kuri mu mikino 5 urebye ikintu cyabaye urumva Everton yaryohewe nyine nibyo byagezaho uri umutoza ukora kona 10 yego kuri imwe ya Manchester ifite yo kona 10 ibyo byose David Moyes nubwo wabikora iyo mibare turayizi burayibaho ushaka guterana kona 20 ikipe ikagutsinda ekipe ishobora kugutsinda yateye shot on target 2 zonyine we wateye 10 cyane icyo wagombaga David Moyes kumenya ko Manchester United ifite karite z'abakinnyi bashobora kwerimina abakinnyi babiri bawe ari umukinnyi umwe wa Manchester United uko twabibonye kuri Bryan Mbeumo. Ivuga ngo nubwo wajya kwataka nubwo anazanye Trike George
kuko mwabonye ko umutoza w'ikipe ya Everton yaje no gukuramo wa mwana wo mwakisiyare twavugaga Hamilton anasora Armstrong azana witwa Drake George so umukinnyi usatira se niba yarazanye Drake George bivuga ngo none yaragiye gukina system ya 4-3-3 yuzuye yari Drake George na Iliman Ndiaye na Thierry Nobali Kenan Dewsbury Harry Frank akina imbere y'abakaseri babiri Irego Benamu ndetse na Idrissa Gana Gueye ivuga ngo no yaratweretse ko abonye ko Manchester kuba ari kwibonamo amakona menshi n'amashoti menshi agiye gushoramo abakinnyi bataka Manchester United Michael Carrick nawe akoresha ubwenge abakinnyi ntibava muri consigne mu buryo bwabo undi bwo kwa ngo nitujya kudefanda twese turaba duhurije umugambi hamwe nitujya no gusatira turagendera rimwe ariko cyane cyane burya muri contre attaque bagira ikipe yose ifite animateri wa contre attaque ni wa mukinnyi mwiza mu gutera umupira cyangwa se mwiza mu gupasa ngo Manchester David Moyes uri kurebera icyo kintu cyo gupasa kuri Manchester kuri Bruno wenyine ariko wirengagije witwa Mateus Cunha ko nawe ari mwiza mu gupasa muri Mateus Cunha hari ikindi kintu ha Manchester United muri cyagiye Bruno atanahari muri Mateus Cunha nimero 10 ayikina neza nyamwara nayibonye cyagiye Bruno yari yarabuze Mateus Cunha kinaga nimero 10 bihita binatuma noneho mbeyumo na Madi bajya mu mpande Seska kataka Manchester United yabiboneye mu bundi buryo yazira icyo cyane nimero 10 key player wabo niyo mpamvu muri kwataka kw'ikipe ya Everton bakomeje gushinga Idrissa Gana Gueye Bruno nimunareba neza ajya gutanga umupira Mateus Cunha Bruno bari bamufashe ngo bakoze ikintu kivuga ngo Manchester ni natekereza gukora transition offensive batwatse umupira turi kubatakira mu kibuga cyabo umuntu bose abakinnyi ba Manchester bareba ninde ni Bruno reka tumugumishe umuntu ariko umupira isufatwa nande na Mateus Cunha mwiza mu gupasa ari nahe umutoza nakubwiye wa Everton yakoreye ikosa mu gushaka nkaho minimiza Manchester United wirengagije resultats zo muri match 5 wirengagije karite z'abakinnyi wirengagije ko Manchester gifite abakinnyi b'ababiteri babo mu kibuga ifite Sesko mu kibuga ifite witwa Mbiyumo ifite na Mateus Cunha nibo babiteri beza ba Manchester United uvuga ngo isaha n'isaha niyo waba umunota umusigaye Manchester United yagutsinda igitego ayo makosa rero Everton yabaye equipe ntoya Manchester United niyo yagize ite niyo yakosoye ariko biragaruka hano nge na bisamarizinge mu nteruro nkeya cyane ivuga ngo Carrick biragaragara ko kimwe mu byo yabashije gukoraho no kugumisha abakinnyi beza be kuri ritme cyangwa se muri forme no kuzamura urwego rw'abari barabaye nk'abari muri frigo kuba Reniero yaza match minota 90 kayitera perfect kuryo azana umwana nka Isaac Aiden iminota mike akabasha kuguha ibyiza mu kudefanda umuzaniye kubazanye Nuzairi Mazirawi akaza ari umukinnyi uri bugufashe mu kudefanda no mu kwataka kandi bikaba byiza reba ko bige yaramaze icyo kintu rero urumva kigaragarira hehe no muri cyagiye ikipe Everton yatekereje kuzana abataka babiri kuko urumva yagezaho ava muri system ya 4-3-3 David Moyes ajya muri 4-4-2 asigamo Kenan Dewsbury Harry Frank ariwe wani mu mukino mu buryo bwo gupasa Gueye ariwe mukaseri rukumbi ashyiramo Drake George mwiza mu gukina ku ruhande ndetse na Iliman Ndiaye basavinga abakinnyi babiri batakani nayo mpamvu mwabaraga Everton isaka uburyo ibona imipira y'imiterekano kona nyinshi n'amakufura kubera ko Beto ni mwiza mu kirere na Thierry Nobali ni mwiza mu kirere Manchester United wongeraho na defense equipe itari nziza mu buryo bwo kudefanda imipira y'imiterekano buri Manchester si nziza kuva ubwo Varane yagenda ku buryo Varane bamuzanye muri Manchester aje kubafasha gukemura icyo kibazo cyane cyane cyo kudefanda imipira y'imiterekano Varane kuva yagenda uwo babishakiragamo burya ngo Reniero ni imwe muri karite bari bamubonyemo ariko nawe aracyari umukinnyi utaramenya igitereko cye muri Manchester no muri Premier League rero kubasha guhangana n'izo situation witwa Michael Carrick byamuhesheje amanota kuko ni kimwe mu byo yarategerejweho ko aba mwiza ukina na equipe nini zigwe espace vide ufite abakinnyi bashaka kuba bazi profita na za equipe no zikora block zigacungira mu contre attaque cyangwa se muri cyagiye za equipe no zije ziyahura kuko izo equipe no hari minota zigeramo zikaba ziri kwiyahura si twazitsinze igitego kimwe iyo tabaye mwiza mu kudefanda cyangwa se mu kuba le groupe abakinnyi bakaba hamwe equipe ya wirasufra
rero Michael Carrick nicyo yacungiragaho ariko biragaruka kuri cya kintu kimwe kubasha kumaintaininga urwego rwiza rw'abakinnyi bawe no kuzamura urwego rw'abakinnyi wasanze bari hasi kuko njya mu mibare mitange nanafungiraho Michael Carrick kuva ageze muri Manchester muri match 6 amaze gukina urumva yatsinze 5 n'ibyanganye imwe atsinda ibitego 13 yinjizwa 5 abakinnyi batandatu batandukanye byibuze baratsinze akagira na clean sheet 3 izi clean sheet 3 muri match 5 witwa Senramens muri match zindi zitari muri ize 6 sori yari yarakikinze clean sheet 2 kuko Senramens muri match 21 afite clean sheet 5 Senramens muri izo clean sheet 5 ni ku ngoma ya Michael Carrick uvuga ngo izindi match bivuze ngo imikino 6 ari kumwe na Carrick yabonye clean sheet nyinshi kuruta imikino 14 ari kumwe na Ruben Amorim. Urakoze cyane abakinnyi batandukanye baratsinze kuko abamaze gutsinda tutarebye ama assist Bryan Mbeumo afite ibitego 3 Bruno afite igitego Matheus Cunha afite 2 Cesc afite 3 Patrick Dorgu afite 2 na Casemiro afite igitego ubazemo na assist ko Bryan Mbeumo muri ibyo bitego 3 shyiraho n'izindi assist 2 Bruno ku gitego kimwe shyira assist enye Matheus Cunha shyira assist 2 ku bitego 2 Cesc nta assist afite Casemiro kuri cya gitego cye shyira assist hari 2 za Kobe Maino udafite igitego na Diogo Dalot ufite assist bivuze iki bitubonamo cya kintu cy'icyo Michael Carrick na timu ye yaba mentally yaba no mu buryo bw'imikinire bakoze kuri bya bintu washakiraho umutoza kumujija niba ari yabaye mwiza harimo na cya kintu cyo kubasha kumaintaininga urwego rwiza rw'abakinnyi bawe kuko abakinnyi equipe ufashe n'abantu natangiye mbigarukaho hari urwego usanga hari abafite urwego rwiza hakaba n'abamaze gusinzira bibereye muri frigo hakaba n'ababuze aho bahagarara rimwe na rimwe bitewe na situation bari barimo ako nakazi Michael Carrick usabwa gukora muri resultat washaka hari icyo ugomba kubanza gukora kuri groupe kuko resultat uzazibona biturutse kuri ya groupe nyine y'abakinnyi niyo udafite urwego rwiza nta resultat nziza niyo afite urwego rwiza resultat ziraba nziza ni icyo kintu kirebera muri iki kintu cyose cy'imibare cyo kubasha guhangana na equipe ya guteka corner 10 na ufite imwe ya possession ni Manchester ageze ya 20 kuri 80 ibyo byose biraza guturuka ku rwego rwiza rw'abakinnyi wabashije kugira icyo ukoraho ukuboko kwawe kukagaragara. Rene Manchester United tuyibarire he? Top 4 irashoboka? Na top 3 irashoboka. Kubera urebye rani ikipe ya Manchester ifite ari naho njye naheraga mvuga ko umutoza Michael Carrick bakanamuhaye contract agakomeza akayobora ikipe ya Manchester United. Urebye ari test Samiri ari test yamaze gutsinda test ya mbere iyo kumutesting ese washobora bundi gutoza Manchester United mu mikino ku manota 18 afite amanota 16 yego iyo ni test ya mbere yatsinze bimeze nkaho ahubwo champion bari ndende champion bari ndende n'ubu imikino isigaye niyo myinshi kera tukiga ari ukuntu abagaho ikitwa konkuru hakabaho na examen national birasa nkaho konkuru iyo yayitsinze ahubwo igisigaye ese imikino isigaye ho biragenda bite ariko iyi mikino yo iyi test yayikoze kandi yayikoze neza kuko abantu bose akiza twararebaga kuri kalendari ikipe ya Manchester United ifite ko ifite Manchester City ko ifite Arsenal mukabona ifite Tottenham ifite Fulham ifite West Ham ifite Everton izajya kwa Crystal Palace ukibaza ese Carrick azagira amanota ngahe nago wari kuza ngo ubwire umuntu Amorim agihari ko Manchester United izajya gusoza ukwezi kwa kabiri ku mwanya wa 4 umuntu ntiyari gupfa kubyemera ariko Carrick hari ikintu nyine ubona ari gukora iyo consistency ari kugira uko guhozaho ari ukuntu umutoza aza akaba yakancena match enye ariko yatsindwa match imwe cyangwa akayinganya bikahita bimuneutraliza bikamusubiza inyuma hasi ariko koko yaranganyije n'ikipe ya West Ham agahita yongera akazura umutwe akazamukira kuri no match byamufasha no kwanshina kuri match ya Crystal Palace nayo akayitsinda urikona ko Carrick hari ikintu nyine ari kuzana muri Manchester kitari kirimo kintu cyo kuba atasubira inyuma cyane
ngajye down urabona ko ari ku calibre Manchester iri kuri cadence imwe iri kuri level imwe itari guhinduka. Icyo nicyo kintu cya mbere cyiza mbona. Hari ikindi kintu cyiza bamushimye kari gukoresha common sense. Manchester abakinnyi beza yarabahoranye, abakinnyi ari gukoresha ku bwa Amorim bari bahari, ariko se ukibaza ni icyo akoze Amorim atakoze gitumye abakinnyi Amorim atabyaza umusaruro Michael Carrick we ababyaje umusaruro. Iyo common sense bavuga ikintu cya mbere cyo yakoze no gusubiza abakinnyi ku myanya yabo. Yego, niba ari Bruno Fernandes wijya kumushyira ku 8 na 6, Bruno Fernandes turamuzi ko nimero 10 niho hanakina yisanzuye. Kobe Mainoo numuzana kine box to box, ushaka kumwikoreza umutwaro wenda kuba yagukina 6 cyangwa se ukanamujyana ku 10. Cyo ni ikintu cya mbere, ariko ibyo nabyo ndi kubona ari kubikora kuri 98%. Ntago arabidoda neza, ari icyo kiri bute kinzana kuri Sesko, kuri kubona ko Sesko uri kugera ukamukenera cyane kandi wamukenera akakwitaba akagufasha. Why not tutakoresha Sesko ku 9? Yagize abakinnyi beza babiri bamutwaye cyane, ubwo harimo uno mwana w'Ivoirier ari kumwe na Bryan Mbeumo, baramufashije cyane. Ubwo ni Amad Diallo yaramufashije cyane, ariko biri kugaragara ko ukeneye kugira umukinnyi umwe akajya kuri bench undi agakina. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ariko ikindi kintu kiza yakoze, abakinnyi ufite wibazanamo imibare myinshi, bibakoresha ibintu biri complique, bibakoresha amasystem ari complique. Bazane, urabizi ko ufite umukinnyi nka Casemiro imyaka yamujyanye,